Haleluya. Turasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Ndabararitse ngo muze twongere tuganire ijambo ry'Imana. Uyu munsi ijambo Imana yanshize ku mutima n'amagambo avuga gusesa impano z'umwuka wera. Muribuka ko mu minsi yashize twaganiriye ku burambuye ku bijyanye n'impano z'umwuka wera, ariko birashoboka ko ntazo turagira, ntazo turatangira gukoresha. Bidusaba ko tugomba gusesa izo mpano kuko ijambo ry'Imana ritubwira muri Timoteyo wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 5 n'uwa 6 aho tugomba gusesa impano z'umwuka wera. Ubushize twabonye ko impano z'umwuka wera ari ngombwa, twabonye ko ariho ruzingiye, twabonye ko buri mukristo wese agomba kugira impano kuko mu bwami bwa Data nta mushomeri ubaho. Twabonye ko iyo wakiriye impano z'umwuka wera uba wakiriye ubumana, ini portion y'ubumana, uba wakiriye intwaro ukoresha muri iyi ntambara, muri izi ntambara turwana nazo zo kwizera. Uba wakiriye ibikoresho bya ngombwa dukoresha mu murimo w'Imana, ndetse twaje gusanga ko umurimo w'Imana wubakiye kuri izo mpano. Amagambo dusanga mu Efeso igice cya 4 umurongo wa 11 aho bavuga ngo nuko bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba abavugabutumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganyirizwe rwose gukora imirimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Muribuka ko twavuze ngo objective cyangwa se purpose y'impano z'umwuka wera ari ugukomeza itorero. Ntabwo duhabwa impano for our own purpose, our own interest. It is for the interest of the church. Ibintu birindwi rero wakora kugira ngo sese izo mpano. Birashoboka ko wakubutsa amavi usaba impano, usaba Imana impano, ariko byaranze pe. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo impano twarazihawe kuva twarambikwaho ibiganza tukakira Yesu Kristo nk'umukiza wacu. Izo mpano tayari hasigaye kuzisesa, hasigaye kuzakira, kuzisesa, kuzakira, kuzahasa zigatangira zigakora. Hari ibintu wakora, hari intambwe watera, ibintu bigera kuri birindwi. Ikintu cya mbere, kumva koko ushaka izo mpano, ariko nyine ukazishaka kubw'umurimo w'Imana. Turibuka Simoni w'umukonikoni ubwo yahuye n'intumwa bakarambikaho abantu ibiganza bakakira impano z'umwuka wera, nawe yashatse kuzakira ariko afite purpose itariyo, afite gahunda itariyo. Yashakaga ngo akomere mu bukonikoni bwe kuko yari abonye imbaraga ziruta izindi. Ashaka gutanga amafaranga kugira ngo abone izo mbaraga, ariko Petero yaramucashe
ndetse aramubwira ngo pfana ifeza zawe, kuko impano y'Imana, impano z'umwuka ntabwo ziboneshwa amafaranga. Natwe rero dushake izo mpano with a purpose yo gufasha itorero, ntabwo ari zo kwifasha. Izo mpano ntabwo ari zo kwifasha, no kugira ngo nawe ugire contribution mu kwagura ubwami bw'Imana. Icya kabiri, uhere kuri bya bindi byuzuye umutima wawe, bya bindi wumva ukunze, bya bindi bigukurura mu gukora mu murimo w'Imana. Uzahera aho ngaho. Turaza kuvuga ko reka tuvuge ko impano z'umwuka wera ntabwo tuzibona kubera ko twasenze, kuko twazihawe tayari. Ariko hano impano z'umwuka wera ni practice, ni ukubijyamo ukagerageza ugatrayinga, ukabyivangamo. Bya bindi uzabona birashobotse, niyo mpano yawe. Umwuka azaguhamiriza neza ko ariyo mpano yawe. Yewe ndahamya neza ko impano yanjye ari ukwigisha ijambo ry'Imana. Nubwo ntaragera ahashimishije, nubwo numva ngihuzagurika, ariko nzi neza ko ariyo mpano yanjye. Ndayivomera, ndayuhirira, nkora ibishoboka, ndasenga kugira ngo Imana yinkomereze, kandi nzi neza ko bizakunda, kandi n'ubundi byarakunze. Kuko iyo uvuga ijambo ry'Imana, nubwo umwe yakumva ayo magambo agafashwa, agakira, akava mu byaha, n'ibyo ngibyo. Icya gatatu, kugira ubushizi bw'amanga. Intumwa zimaze kwakira umwuka wera, impano z'umwuka wera, zabaye nk'izitebagara, zabaye nk'izigira ubwoba, ariko zaje kwigira inama, ziravuga ngo mureke dusabe ubushizi bw'amanga. Basaze ubushizi bw'amanga, gushira ubwoba, barasenga. Si rimwe si kabiri, barasenze basabira gushiruka ubwoba, ubushizi bw'amanga. Uko basenze baravuze ngo, kandi none Mwami Imana, reba ibikangisho byabo, uhe abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga rwose. Ni amagambo dusanga mu Byakozwe n'Intumwa 4:29 no 30. Basabye ubushizi bw'amanga, kandi kuko barabuhawe. Iyo dusoma igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, tubona ukuntu bagiye bakora umurimo w'Imana. Tureba ukuntu ba Pawulo bagiye bafatwa n'abandi bose, bafatwa baba persekite, ndetse n'amateka atubwira ukuntu izo ntumwa zose zapfuye, nuko bari bashize amanga, bavuga ubutumwa, bamamaza Yesu Kristo bashize amanga. Hari umuntu uheruka kwandika ashaka gusobanura ubushizi bw'amanga icyo buvuga, nk'uko yavuze. Ubushizi bw'amanga ngo ni ukwitwara nka Yesu Kristo ubwo bahuraga n'umuraba mu nyanja. Aravuga kandi ngo ubushizi bw'amanga ngo ni ukwitwara nka Pawulo ubwo yari imbere y'umwami Agripa. Aravuga ngo ubushizi bw'amanga ngo ni ukumera nka Yoshua ubwo yahagarikaga izuba. Hanyuma aravuga ngo ubushizi bw'amanga ngo ni uguhagarara ku byo wizeye, ngo nubwo rubanda nyamwinshi batabyemera. Ubushizi bw'amanga ni ngombwa. Hanyuma kutamwazwa no gukorera Imana. Rimwe na rimwe Satani aradutera iyo twamaze kwakira Yesu Kristo nk'umukiza wacu. Rimwe na rimwe dushaka kumwara,
twakora amakosa turimo dutrayinga tugashaka kumwara, ndetse rimwe na rimwe bigatuma tubivamo. Ariko amagambo y'Imana aravuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibukoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. N'amagambo dusanga mu Baroma igice cya mbere n'umurongo wa 16. Kandi Pawulo nyine yaravuze ngo natwe tubyigana. Nicyo gituma mbabazwa ntya, nyamara singira isoni, kuko nzi uwo nizeye uwo ari we, kandi nzi neza yuko abasha kurinda ikibitsanyo kugeza kuri uwo munsi. Ni amagambo dusanga muri Timoteyo wa kabiri igice cya mbere n'umurongo wa 12. Ntitugomba kumwazwa no gukorera Imana. Rimwe na rimwe bigaragara nk'aho ari bitoya. Hari igihe wabona ko ari bitoya, wabona ni nk'ubupfu, rimwe na rimwe ni nk'ubupfu, ariko by'Imana nuko niko bimeze. Ntibikakumwaze, uzabikore uko byaba bisa kose, uko byaba bimeze kose. Birimo imbaraga. Ikindi icya gatanu, kumenya neza ko gukorera Imana atari inzira yoroshe. Ntabwo byoroshe, uzabimenye, uzashaka izo mpano uzi ko ugiye kwinjira mu bintu bitoroshe. Yesu Kristo yarabivuze, ariko nanone Yesu Kristo agatanga ihumure, akavuga ngo Yesu Kristo umva uko yavuze, ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri jye. Mu isi muzagira umubabaro, ariko muhumure, nanesheje isi. Ni amagambo dusanga muri Yohana igice cya 16 n'umurongo wa 33. Ntugire ubwoba rero, uvuga uti kuko tegerezanye ibyiringiro yuko ntazakorwa n'isoni n'ikintu cyose, ahubwo nzajya ngira ubushizi bw'amanga bwose buzatuma Kristo akomeza gukuzwa n'umubiri wanjye iteka ryose, nk'uko bimeze ubu, nubwo nabaho cyangwa nubwo napfa. Ni ukumaramaza, ni kama mbaya by'Imana. Niba urimo ushaka impano z'umwuka wera, bishuwa ko Imana izaziguha, ariko no kuzisira ushobora kuzizira, ariko umenye uwo wiringiye uwo ari we. Cya gatandatu, kugira abagenama. Abagenama mu by'umwuka ni ngombwa. Yego, nubwo tuvuga ngo mu by'Imana nta experience, ariko habamo experience. Harimo abantu ubona baba ari somehow superieur mu bintu byo kwizera, abo nawe ushobora kwigiraho. Hano ushobora kwishakira abamenta, abagufasha gukuza impano zawe, cyangwa se Imana yonyine yabahagurutsa. Hano turasanga ingero ebyiri. Hari Imana yahagurukije Sekuruza Mose kugira ngo amugire inama, amuyobore mu murimo wo kuyobora ubwoko bw'Imana. Hano nanone Imana yahagurukije Ananiya kugira ngo afashe Pawulo igihe yahuye na Yesu Kristo. Baratindanye, bagiranye igihe kugira ngo amwigishe, amuriyante, amumere umumenta. Ndibuka kera tukiri abantu, tukiri bato, hari umusore umwe twakuranye yakiriye impano yo kurondora abantu. Yabonaga umuntu akabona rwose umuntu yabaye transparent, akamenya ibyo byose, ibyo arimo, ibyo yavuyemo, n'ibiri imbere. Ariko ababyeyi bari bafite inararibonye,
baramwegereye bamugira inama, aramubwira ati no, umwuka wera nubwo yerekana byose, nubwo ubibona byose, ntabwo bivuga byose, uvuga ibyubaka ntabwo uvuga ibisenya. Nuko niko bimeze mu mpano z'umwuka wera. Hari igihe iyo nta bwenge burimo, iyo nta mumenta urimo, umujyanama, usanga byazanye akavuyo, aho kugira ngo byubake ugasanga byazanye gusenya. Niyo mpamvu mu bijyanye n'impano z'umwuka wera, mu gusesa impano z'umwuka wera, bear in mind ko haba hakeneye umuntu uworiyanta, umumenta. Hanyuma icya karindwi ni ugusenga. Twaravuze ngo impano z'umwuka wera ntabwo tuzisengera ngo tuzihabwe, ahubwo turasenga kugira ngo Imana idukomereze izo mpano yaduhaye. Tayari hari igihe ukomeza gusesa impano ariko hari ibyo deja Imana, imbuto, seed iri mu buzima bwawe, urasenga Imana nyine kugira ngo ufashe. Hano hari urugero rwiza rw'umugabo w'umunyakenya w'umusemuzi. Umugabo umwe yaramwegereye aramubwira ati, ko mbona iyi mpano yawe yo gusemura, yasemuriraga umugabo ngira ngo ni umunyamerika cyangwa se umwongereza, babwirizaga icyongereza, hanyuma uyu munyakenya agasemura mu giswahili, ariko ngo akabikora neza cyane. Umunsi umwe umugabo umwe aramubaza uko abigenza, aramubwira ati, njyewe rwose hashize imyaka itatu nsengera iyi mpano Imana yampaye kugira ngo ikomere. Ati, mbyuka buri gihe saa 9 za nijoro nsenga Imana, za nijoro zo kuwa gatandatu nsenga Imana kugira ngo Imana ubwo nzahagarara imbere y'abantu izanyobore, kugira ngo nkomeze nsemure, mvuge neza amagambo y'Imana. Impano zacu rero, izo twabonye twatangiye gukoresha n'izo tutarakoresha zizaza, tugomba kuzisengera kugira ngo Imana idufashe kuzikoresha neza. Ngibyo rero ibyo wakwitondera, ni ibintu 7 wakwitondera mu gusesa impano zawe. Ibintu 7 twabivuze, mu bizirikane. Kumva koko ushaka izo mpano kubw'inyungu z'itorero, guhera ku byo umutima wawe wumva ushaka gukora, kugira ubushizi bw'amanga, icyo ni icya 3. Icya 4, kutamwazwa no gukorera Imana. Icya 5, kumenya neza ko gukorera Imana atari inzira yoroshe. Icya 6, kugira abajyanama, spiritual mentors. Icya 7, ni ugusengera impano Imana yiguhaye kugira ngo uzikoreshe neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen.